Iyi ni Hot News ikomeje gutega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agende akugeraho umunsi ku munsi. Mu makuru tugufitiye kuno munsi rero, hano mu Kigali mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyamirambo, dore ko ari bimwe mu bice bikunze kugaragaraho ko haba harimo abantu baba baryamana bahuje ibitsina. Ibi ngibi bije nyuma y'aho rero aho ku munsi w'ejo hano Nyamirambo haje kugaragara umusore waje gukubitwa bikomeye cyane, akaza gukubitwa nyuma y'aho uyu musore yaje kugaragara ariho akorakora umusore mugenzi we, dore ko ari ibintu byaje kujya hanze. Abantu rero bakaba bagiye babiteraho komenti nyinshi cyane, dore ko uyu musore ngo yari akina akorakora amatako y'umusore mugenzi wiwe, dore ko bamwe bavuze yuko ngo uyu musore wabonaga nta n'icyo bimubwiye, dore ko we ngo yihitiyemo kuba yakwikundira abo bahuje igitsina. Ntabwo ari aya makuru rero yonyine hano kuri Hot News tugufitiye, hano tukaba tugufitiye indi nkuru, dore ko urwego rushinzwe igorora RCS rwibutse ku nshuro ya 29 bari abakozi ba za gereza muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Iki gikorwa cyabimburiwe no gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Abakozi b'uru rwego ku wa gatanu basobanuriwe amateka yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, uko yahagaritswe n'uko igihugu cyayikuyemo mu rugendo rwo kwiyubaka. Nyuma bashyize indabo ku mva ndetse banunamira inzirakarengane zashyinguwe mu rwibutso rwa jenoside rwa Kigali. Komiseri mukuru wa RCS CGP Juvenal Mazimundu yagarutse ku gihombo jenoside yakoreye abatutsi, urwo rwego ayobora n'igihugu muri rusange. Yakomeje agira ati ni imbaraga urwego rwacu rwahombye twakagombye kuba dufite iki gihe, ariko twarazihombye. Ni icyuho rero gikomeye twasigiwe, ariko twese dusabwa kuziba icyo cyuho dukora ahacu n'ahabo. Yakomeje avuga ko ku rwego rushinzwe kugorora abakoze ibyaha harimo n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, ari ingenzi kwereka abakozi barwo biganjemo urubyiruko ibyakozwe n'ibyabo bagororwa ngo bamenye uko babafasha n'uko babatwara. Yakomeje agira ati mu bo tugorora hirya no hino harimo umubare utari muto ugera ku 20,000 bahamwe n'icyaha cya jenoside. Twumva rero ko nk'abakozi bashinzwe umunsi ku munsi gukurikirana imibereho yabo, gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu mu buryo bwa jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka yagize, uburyo igihugu cyikuye muri ruriya rwobo yari cyaguyemo. Ni ikintu cy'ingenzi ku bakozi bacu ngo bamenye uko bari bugorore ba bantu bafunze, kandi amaherezo bazasubira mu miryango yabo. Dushaka ko bazagenda basubirayo bari ku murongo. CGP Juvenal Mazimundu yasabye abafite amakuru cyangwa abazi abahoze ari abacungagereza bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kuyamenyesha uru rwego. Kugeza ubu
habarurwa abacungagereza 18 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukaba twavuga ko rero ari ibikorwa byo kwibuka bikomeje, dore ko tukiri mu gihe cyo kwibuka cy'icyunamo gisaga iminsi 100. Naho mu yandi makuru tugufitiye hano kuri Hot News, tukaba tugufitiye aho itorero rya Anglikani i Remera ryatashye urusengero rwasaga miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Itorero rya Anglikani muri Paruwasi ya Remera ryatashye ku mugaragaro urusengero rugezweho n'inyubako rwuzuye rutwaye miliyoni 919 avuye mu bushobozi bw'abakirisitu bahasengera. Ubwo hatahwaga uru rusengero, umwepiskopi w'itorero rya Anglikani ry'u Rwanda Musenyeri Laurent Mbanda yakebuye abakirisitu bamara igihe kinini basenga bakirengagiza gukora ibigamijwe kubateza imbere. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa 4 Kamena ubwo 2023 ubwo habaga umuhango wo gusezera kuri Revera Pasitori Antoine Rutayisire wari umuyobozi wa Paruwasi ya Remera mu itorero rya Anglikani ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru no gutaha urusengero rushyashya. Dr Mbanda yagaragaje abakirisitu ko bakwiye kwirinda gukora amasengesho atagira imirimo agamije kubafasha kwiteza imbere kuko byakomeza kubadindiza mu iterambere. Uyu akaba yarakomeje agira ati twe kwicara ngo utegereze, ahubwo garukika ujyane imbuto ubibe nyuma uzasarura. Ntabwo twakwicara ngo tujye mu rusengero tumaremo amasaha 24 twibagiwe gukora kuko ejo tuzakenera kurya kandi nutabikora uzajya gusaba. Yavuze ko abakirisitu bakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakorera Imana ikazabashoboza ndetse ikabaherekesha umugisha wayo mu byo bakora aho kwicara gusa. Yakomeje agira ati tujye hanze tubibe Imana nayo izaduha ibisaruzwa byiza. Ni igihe cyo kuzakorera, dore ko Imana nayo iba